Ibihe byiza kuri wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu kuri Golden Media Rwanda, tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye gusubiza umukunzi wacu watwandikiye atubaza niba haba hari ibiryo bibujijwe ku mubyeyi utwite. Nibyo koko, iyo umuntu atwite hari ibintu abuzwa mu rwego rwo kubungabunga bwa buzima bwe ndetse n'ubw'umwana atwite. Ni ingenzi cyane rero ku mubyeyi utwite kugira guhitamo ibyo arya ndetse n'ibyo anywa bizima bidashobora kwangiza umwana we ndetse nawe ubwe, kuko hari ibiryo bimwe na bimwe biba byanduye bishobora kubamo utumikorobe twakwangiza umwana uri mu nda cyangwa se n'umubyeyi ubwe. Reka tukubwire bimwe muri ibyo biribwa rero umubyeyi utwite agomba kwirinda cyangwa se akwiye no kugabanya. Icya mbere, kwirinda kurya inyama zidahiye neza, urugero nk'amasiteke. Abazi siteke ahenshi hari igihe uba usanga zidahiye neza. Icyo gihe rero hari utumikorobe tuba mu nyama. Igihe rero uriye za nyama zidahiye neza, uba ushobora utwo tumikorobe kukwataka, tukaba twagira ingaruka kuri wowe ndetse n'umwana utwite. Ikindi umubyeyi utwite akwiye kugabanya kurya amagi mabisi cyangwa se ibindi bintu byakozwe mu magi mabisi. Urugero, hari ubwoko bwa mayoneze abantu bikorera mu ngo bagakoresha ya magi mabisi. Ibyo ukwiye kubyirinda kuko ayo magi mabisi ashobora kubamo akamikorobe kitwa salmonella, ishobora rero kukugiraho ingaruka wowe ubwawe nk'umubyeyi utwite ndetse ikanafekita umwana uri mu nda. Dore ikindi ukwiye kwirinda kurya umubyeyi utwite: amata adatetse cyangwa se no gufata za foromaje nazo zakozwe kuri ya mata adatetse. Amata adatetse ashobora kubamo mikorobe yitwa lisiteria. Lisiteria rero ni mbi cyane ku mudamu utwite kuko ishobora no gutuma wakuramo inda. Ubwo rero abantu mugura amata, mujye muyagura ahantu muzi neza hizewe, muzi ko batakora ikosa ryo kubaha ya mata ataratunganyijwe neza ngo babanze bayateke bakimara kuyakama. Ikindi ukwiye kugabanya cyangwa se kwirinda kurya, hari ubwoko bw'amafi gusa hano iwacu mu Rwanda biri gake, kereka abantu bajya mu maresitora y'Abashinwa nibo bashobora guhura nabyo. Hari amasherifishi Abashinwa bakunze kurya, amenshi nayo ntabwo aba ahiye. Uburyo bayatunganyamo babirya bidahiye neza, nabyo rero biba bishobora kukwangiza umudamu, byagutera uburwayi wowe ubwawe ndetse bikanafekitinga wa mwana uri mu nda yawe. Reka turebe ibinyobwa utemerewe gufata mu gihe utwite. Icya mbere, umudamu utwite abujijwe kunywa inzoga. Ubushakashatsi ntibugaragaza ingano y'inzoga wemerewe kunywa ku munsi, ariko icyiza bakugira inama y'uko utayinywa kuko iriya nzoga unyweye uko yaba ingana kose irapenetara ikagenda ikazagera ku mwana kandi bimugiraho ingaruka, yaba mu turemangingo twe uko dukura ndetse n'ibindi bibazo yazagira avuka. Ikindi, urasabwa kwirinda kafeyine. Gabanya kunywa ikawa
cyangwa se n'ibinyobwa bindi bisharira birimo ikizwi nka soda. Ikawa uzi ko ikawa akenshi zigira kafeyine, kafeyine kandi nayo ntabwo ari nziza yaba ku muntu yewe n'umuntu mukuru, noneho rero iyo igeze ku mwana muto uri mu nda we biba ari ikibazo gikomeye. Byibuze hano bakugira inama y'uko udakwiye kurenza miligarama 200 ku munsi, ugereranyije ni agakombe kamwe, agatasi. Ikindi tukugiraho inama nanone, imboga n'imbuto zitogeje neza. Ugomba kuba shuwa ko za mbuto uriye cyangwa imboga uriye zogeje neza, urugero nk'amasalade, kuko hari igihe ziriya mboga aho ziba zarahinzwe, iyo zitogeje neza mu bwa butaka buba buriho buba burimo utumikorobe twitwa toxoplasmosis, utwo tumikorobe rero tuba tubi cyane kuri wa mwana uri mu nda ndetse nawe mubyeyi ubwawe. Nibyo rero twari twaguteguriye kuri uyu munsi ukwiye kwirinda ku bijyanye n'imirire ndetse n'ibyo kunywa ku mudamu utwite. Ngira ngo tubonereho gushimira umukunzi wacu watubajije iki kibazo, twizera ko anasubijwe noneho. Nimba nawe ufite ikindi kibazo ushaka kutubaza, jya muri comment aho hasi ucyandikemo, nawe tuzagutegurira video yawe tukigusobanurire. Ciao ciao, murakoze.